Timamu Jean Baptiste yapfuye ibintu nk'ibi ngibi byo kwica umuntu akiriho cyangwa kubika umuntu akiriho byanze bikunze bigira ingaruka kuri nyirabyo kuri kugira ko bivugwaho kuba umuntu ateruye akavuga ati Joel Timamu Jean Baptiste yitabye Imana yapfuye hari isomo bisiga cyangwa hari ikintu byigisha umuntu ese iyi nk'inkuru nk'iyi ngiyi ubu yikuyemo irihe somo cyangwa ibikwigishije iki? Ndagira ngo nibutse abantu yuko ntago ari nge wa mbere ibi bibayeho. Oya bibaho cyane. Hariho nabonye bavuga ngo napfuye ngo ntabaza Minyoni kandi Minyoni mperukana nawe Apostle Minyoni. Harya na Apostle ni Apostle. Aha. Apostle Minyoni rero hari titre nabonye bavuga ngo napfuye ngo mutabaza. Mu by'ukuri mperuka guteranira iwa giteranira mu Kiyovu. Ibi ngibi birimo kuba ku ma social media bibaho isura aba bantu bose tuvuye kuri ngewe bavugwa baba bafite abanzi nta na rimwe hakorwa inkuru ifite inyungu ya views zonyine ibi byo nkubwira n'ukuri kuko nunareba aya mazina y'abantu bakomeye yicwa uziko hari n'umugabo cyagiye waje kundeba twahuye avuga ati twebwe twari batanu batwishe turi batanu ntekereza ko batwiciye umunsi umwe ubwo niko nabyica batwishe ku munsi we ko ni batwishe byo gupfa ariko kuri social media batwiciye umunsi umwe nabo bantu yise umwibuka umugabo twari turi kumwe batireba ati ntureba ati bavuze ko napfuye umurambo uhishe kugira ngo habanze Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Igihozo TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Urabona ko rero twicaranye n'umuntu w'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira n'ukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana. Ni ikiganiro uze gusobanukirwamo ibintu byinshi bitandukanye uri buze kumenyamo ukuri kwinshi utari gukura ahandi. Iki kiganiro rero ndagusaba ngo nukibona ugihereze n'abandi kugira ngo bagende basobanukirwa gukora share ukora subscribe ibintu byose bizaba bigenda neza kuri social media zacu zitandukanye. Reka rero ntagire nakira uyu mutumirwa wacu musuhuza mwiriwe neza kandi murakomeye. Yego amakuru ni meza turashima Imana. Mumeze mute Kuyobokamana TV? Kuyobokamana TV turaho turakomeye turashimira Imana rwose n'abantu bacu baba badukurikira bari hirya no hino muri Amerika, muri Australia, muri Canada, ku mugabane wa Aziya tutibagiwe n'abari ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika, abari i Kigali mu Rwanda, abari Kampala, abari mu bihugu byose by'umugabane wa Afrika. Turabasuhuje tuvuga ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Wowe ureba ikiganiro nk'icyo ukaba ubabaye urarwaye cyangwa urarwaje cyangwa bakubitse ngo wapfuye ukaba umeze nk'umuntu wazutse, wizere yuko Imana igitabara abandi bantu nawe izagutabara. Ijambo ryayo rivuga ko niyo yababaza umuntu itabikora iteka igeraho ikagira ibambe kandi ikishimisha umuntu ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Naho wowe rero wishimye uri mu bihe byiza warasubijwe ya masezerano Imana yaguhaye yarasohoye, ujye ukunda gutabara abantu bababaye kuko Yesu cyangwa wamuririmbyi yararirimbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Mujye mwibuka murebe Iyobokamana TV, murebe Igihozo, mukore subscribe, musharinge kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mujye munibuka ayo mashene abari munsi y'Iyobokamana aho ngaho tuba twarapininzeho kugira ngo mugende muduteza imbere ubundi ubwiza bw'Imana bugende bwaguka, dore ko tuba twasize amashene akora ivuga butumwa. Timamu, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza ariko nagereka amazi nsuza abo ku Gihozo TV by'umwihariko ko hashize n'iminsi myinshi batambona mu kiganiro cyane ntibikwiriye cyangwa se ntibisanzwe. Icyo nicyo tujya tugirana ntibikwiriye cyane turebera hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye. Mbasuze kandi bifuriza kugubwa neza ndetse no kwana natwe muri kino kiganiro by'umwihariko ku bakunda Igihozo TV n'abakundisha Iyobokamana TV. Yes. Yego mwabyumvishe rero turi kumwe na Timamu Jean Baptiste, ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni umuntu uzwi cyane muri social media mu buryo bugiye butandukanye kubera ibiganiro by'ivuga butumwa ndetse n'indirimbo ziwe
byiwe byamamaye n'ibyo amaze iminsi akorwaho cyangwa yagiye akorwaho mu buryo butandukanye. Ariko tuvuga ku biganiro yakozweho, n'ubu ngubu hari abantu bari kundeba nicaranye nawe bakavuga ati Joel uriya muzi bamukuye he, uriya Mudoweje avuye he, uriya ati iriya AI yakoze ibiki ko tubona yakoze ikintu gisa na Timamu Jean Baptiste neza, ati kamaze iminsi ashyinguwe byagenze ute ko murambo we wabonetse watobaguritse, ati bakumva n'amajwi y'urupfu yapfuye bamufatiye ku mugore w'abandi ndetse bamusanze Kampala go yasaze. Ibyo ni ibintu byose muri ramake ndezimye bimaze iminsi kuri social media birimo biravugwa mu buryo butandukanye. Abantu bakavuga ati Timamu yitabye Imana. Nahamagawe n'abantu benshi cyane bambaza ati ese koko Timamu yapfuye, Timamu yarapfuye, ese umurambo we koko wabonetse, ese bawujyanye mu buhe biruhukiro, ese banzuye kumushyingura mu Rwanda cyangwa i Kigali. Nkabura ibyo nsubiza, bamwe nkababwira ni umurambo nturaboneka, bandi ati ni muzima, nkabacangacanga. Abantu bari kuvuga inkuru zicangacanganye nawe urabahimuka bacanga. Nibyo bikosora abantu, hari abantu bakubaza ibintu nyine ukabura icyo basubiza kubera biba byagucanze, nawe ugafata umwanzuro wo kubacangacanga ukababeshya. Mbo rero umurambo rero warabonetse ariko ubonetse ari muzima, none ndamubazaniye. Timamu wenda tuganira n'abantu cyangwa n'abakunzi bacu iriya nkuru kuko baza ngo yaturutse he, ndaba nje kwifatanya n'abantu nabonye bakomanda ngo ni wowe wateguye ngo puranka yo gupfa. Icyo cyo wenda nabanza kubibwira abantu, ubwo impamvu ndi kwizimba mu magambo ni ukugira ngo Timamu nze mwinjize mu kiganiro wenda ansubiza ibibazo ndi bumubaza, ariko ibyinshi ndaba nateguye imitego kugira ngo ikiganiro kigende neza. Kuvuga ngo umuntu yategura puranka yo gupfa byo simbyemera. Nawe ukurikiye iki kiganiro nyirabyo atiriwe abisubiza, wategura puranka yo gupfa ngo bikungura iki se? Umuntu wapfuye ntaba akiriho nyine, nta wamufasha, nta wavuga ati amafaranga yo gushyingura ntiyayaryaho cyangwa ntacyo yayamaze. Bari kumfasha napfuye ntibamfashe ndi muzima nkiriho. Nagufasha se sha, nicyo kibazo cy'abantu. Abantu bakunda imirambo. Njyewe nyambwira abantu uti uwo ntabonye mu bihe by'amage yanjye, mu bibazo no mu ngorane, mu gihe nari nkeneye abantu, no ku murambo wanjye nimushaka ntimuzahagere. Serious kandi ntago urumva ntabwo byabuza kuhagera kubera ko ni hame. Ubundi ntago umurambo winginga, nta nubwo umurambo usaba, urategeka. Urabyumva neza? Niho rero hari itandukaniro rituma abantu banawufasha. Abenshi nta nubwo bawufasha kuko bawukunze, ni ukugira ngo bavire aho ngaho utabanukira. Ariko ariko muri makeya icyakabaye cyiza nuko twagafashije abantu bakiriho, twagakunza abo dukunda bakiriho, twakeretse abantu urukundo bakitureba, twagashimiye abantu bakiriho, kandi twakanabagaye bakiriho. Ariko uyu mwanya kwifata ukajya ugatabara umurambo wagatabaye umuzima, numva ko atari byo mu by'ukuri, nubwo ari byo dukunda gukora. Yego, nuko rero ibyo kuvuga rero ngo ni puranka yo gupfa, ubwo yaba ari ukwipfisha se? Yaba ari puranka yo kwipfisha. Ibya puranka yo kwipfisha byo si byo, kuko ngira ngo ntacyo byaza byungura. Noneho rero iriya nkuru ugira gutya rero, wibereye aho wibereye ntazi, wenda uri budusobanurire. Ugira gutya utagira kubona abantu baguhamagara, kuko ntekereza ko mbere yuko ujya kuri social media ngo usange YouTube zimwe na zimwe zanditse ko wapfuye cyangwa bakoze inkuru yuko wapfuye, hari abantu babanje kuguhamagara bakibibona bakaba bati koko wapfuye, koko byagenze gute, nyine baperereza. Ugatungurwa no kumva bari kukubaza niba wapfuye, byagenze gute, scenario yari iyihe. Reka twijire no mu kiganiro cyo gusobanurira abantu mu by'ukuri ukuri nyakuri nuko byagenze. Urakoze cyane Joel, tunashimira mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi. Muri make rero ndi Timamu nkuko umuvandimwe amaze kumvuga, ndi Timamu Jean Baptiste muri Humura mwana wanjye, aho twamenyaniye kenshi mu bitaramo bitandukanye.
rero inkuru yabyo nabanje kubona nahamagawe n'abanyamakuru ba hano Kampala ndetse no mu Rwanda batandukanye ariko nkurikije ukuntu bahamagaye bakurikiranye mbona ko hari impamvu sinabyitaho kuko nanibereye ahantu mwivuga butumwa kure ya Kampala mo gatoya nikomereza ibyo nari ndimo ndabyihorana nabavugisha bukeye nabandikiye bukeye abo nandikiye batari bose kuko nandikiye umwe ambaza ikibazo gihwanye nuko namushubije yarambajije atari ko bavuze ko urwaye kandi wasaze warasaze koko umuntu nko bamusubiza ngo kijowe biragoye naramubwiye nti yego ubwo ni chat ambo ngo none se ngo urwarihe ngo tuze kugusura ndamubwira inti ntago ari ngombwa kuhamenya umusazi umubaza harwariye nyine buretse kubera ko bari abasazi bandenzeho umusazi muzima n'abaza umusazi ngo urwariye ndeka nibutse abantu ikintu kimwe umusazi nyawe ntiyemera ko yasaze umusazi wasaze ntago abyemera ikiranga umusazi muzima ni ukwemera ubusare bwawe niba nawe uri muzima ntugahakane ko wasaze igihe cyose uzakana ko wasaze nibwo uzaba urwaye hanyuma nabwo ati yego urwariye ngo tuze kuramubwira nti ntago ari ngombwa atoke nibyo twandikiranye byonyine biba birarangiye hashize umwanya mbona abantu benshi bari kumpa link abandi nkabona bari kwandika babaza ati se timamu ni muzima timamu koko yasaze abandi se bati koko yapfuye okay muri make nibuze umbaza ngo napfuye ntago nagusubiza ngo sinapfuye habwo nakubwira ati napfuye ariko abenshi nirinda kubitaba bitewe n'impamvu z'uko ntarinzi impamvu iyo nkuru igiye hanze uri kunyumva Joel hanyuma rero mu kubihorera harimo impamvu z'uko ntarinzi icyame nimuhamagaye nkaba ntagira nimero yawe kuko harimo n'abampamagaraga bagira ngo babone izindi nkuru bacuruza yego bamwe na bamwe rero muranyihanganira abo ntitabye cyane cyane abo ntazi kubera ko ntago byari ngombwa hari icyo mwiperereza biti bizibiti nanjye nimo nshaka ibimenyetso n'impamvu zibyanyisha niba nzi kuri inshuti y'umuntu nyanga ukaba uri kumbaza ko napfuye ngomba kugukonfaminga ko napfuye kugira ukonfaminga unyanga ko napfuye ubundi byakanabaye byiza yuko nicecekera mukaguma muzi ko napfuye ariko kubera ko nabonye ko hari abankunda bifuza kombaho niyo mpamvu turi gukora kino kiganiro ariko ubundi yonza kumakinga sure nkabona ko abantu mwifuza mwese kumva nakigumiyeho mukaba muzi ko napfuye kandi ndiho uko niko kuri niko bimeze ni nabyo byakambereye byiza bikandyohera kuko abanyica ndiho bari guhita bacika intege bakumva basubijwe yego ubu rero baraje bongere banyica kubera ko bamenye ko nkiriho uri kubyumva Joe ndabyumva cyane ariko ubundi mukuri kukuri iyaba ntabadukunda bahari ntago byakabaye ngombwa ko tuza kuri kamera ngo bamenye yuko turiho inkuru iraza nyirira trending mbona mwarayisohoye abandi barasohoye nyuma yo mbona ibinyamakuru bya nka 5 6 7 ndavuga ibintu reka nkomeze nitonde ari nayo mpamvu dukoze ikiganiro dusa nk'abatinzeho gato nubwo tutarakererwa kuko nubu hari abarimo bategura ibindi hano nabonye hari n'abavuga ngo bari ngo noneho ngo hariho umuhango ngo bari kwerekana ngo umuhango wo kunshyingura ngo rayive ngo yo gushyingura ngo ati Mamu Jean Baptiste ngo rayive we niwe wagiye usoma amatitire yose sibyo rero mu by'ukuri ntago waca mu kintu nk'icyo ngo ube worohewe kiba ari ikintu gikomeye kandi ugomba kujira neza kugira ngo ugume uriho kuko urebye nabi abakwishe ku magambo banakwica ku bikorwa niyo mpamvu rero abatinze kubona ikiganiro dusohoye rwose ntimuturenganye byari ngombwa n'ubu byari bitaragira mu gihe twagakoze ikiganiro ku gihe ndumva ari iki igihe ni iki ngiki rero mu magambo makeya mbibona gutyo nsanga abamamagaye bambuze abandi bari kumpa amalinki abandi baranyandikira babaza bati mama ni muzima ati se niwe tuvugana okay bamwe nkabasubiza ibiri byo n'ibitari byo abandi nkanabihorera ariko umuntu ibuze kuri iki kiganiro aza kumenya ukuri gusesuye yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane aho yarari rero abona izo link abona inkuru nyine zacicikanye Timamu Jean Baptiste yapfuye ibintu nk'ibi byo kwica umuntu akiriho cyangwa kubika umuntu akiriho byanze bikunze bigira ingaruka kuri nyirabyo
kuri kugira ko bivugwaho kuba umuntu ateruye akavuga ati Joel Timamu Jean Baptiste yitabye Imana yapfuye, hari isomo bisiga cyangwa hari ikintu byigisha umuntu. Ese iyi nkuru nk'iyi ngiyi ubu yikuyemo irihe somo cyangwa ibikwigishije iki? Icya mbere cyatumye ino nkuru nyikunda nubwo atari ngiye wayiteguye nuko hari abo nabonye bankundaga ku kigero ntari mbizi. Ego hari abanyamuryango wa oya nta nubwo inshuti zo ndazibona kuko inshuti akenshi iyo wapfuye ntubu hari ngo ibikwereke ahubwo ubu ngubu bwo bamenye ko nkiriho nibwo ngiye kubabona kandi uko niko kuri kuko hari umuntu utarampamagaye ariko yakampamagaye nese arahamagara umurambo. Hari umuntu wenda akagize ijambo ryiza ari kumbwira akambira ati Pole ntago yari kurimbwira kandi azi ko ntariho. Ubu nibwo muri bino biganiro kino kingiki ndibuze kubamenya inshuti niba zigihari. Gusa nk'umuryango wanje ndawushimira kuko mama nibwo bwa mbere namenye ko mama nkunda ku kigero gikwiriye. Kuko yarahangayitse tuvuganye mbona ko yahangayitse anshyira video call ntiyabyemera antumaho abandi banyamuryango banje arimo na sister wanje baza kundebaho ndi baranshakisha Kampala barijagajaga. Byatumye menya ko umuryango wanje nkunda ku kigero ntari mbiziho. Icyo nicyo cya mbere nakuyemo. Icya kabiri kuba bishoboye batari benshi ariko hari nk'umuntu wamamagaraga kubera ko nsanzwe muzi atari umunyamatiku atafitanye isano n'ama social media nkamuvugisha kugira ngo muhumurize. Hari abantu bagiye bamvugisha rwose ebana nkavuga intu uyu muntu arankunda nkumva binkoze ku mutima. Nicyo kintu cya mbere rero nakuyemo kandi cyiza kuko niba ari ikintu kibabaje kibaho mu buzima nukuba ufite abantu utazi ko bagukunda ariko ukagira amahirwe kwereka ko bagukunda. Yego hari ngira ngo harimo n'irindi somo rikomeye. Isomo rikomeye cyane numva rinafatika wenda dushobora kubikuramo nuko niba umuntu batinyuka kuvuga yuko yapfuye bagakora n'umuhango wo kumushyingura bakawushyira live kavuga ati nimwumve amajwi ngaya tuburyo yapfuye ari gutaka atatabaza timurebe ibyabaye aba ego ndagira ngo nibutse abantu yuko ntago ari nge wa mbere ibi bibayeho. Oya bibaho cyane. Hari aho nabonye bavuga ngo napfuye ngo ntabaza Minyoni kandi Minyoni mirukana nawe Apostle Minyoni. Harya na Apostle ni aha Apostle Minyoni rero hari titre nabonye bavuga ngo napfuye ngo mutabaza. Mu by'ukuri mperuka guteranira iwagiteranira mu Kiyovu. Ibi ngibi birimo kuba ku ma social media bibaho isura y'ibindi binyomwa bivugwa ku bantu. Cyane ahubwo niyo mpamvu ushaka kubona ngo Apostle Minyoni ngavuye kwa sitani ngo afite inzoka iwe ngo ikora ibi nibi ukabona umuntu wamubatije ibintu atigeze ashyirana isano nabyo. Wagera kwa Apostle Gitwaza Dr. Gitwaza intumwa y'Imana ugasaba batafite isanduku aryamamo atafite imbaraga uburyo azihamagaramo ibyo bifitanye isano nuko bajya batwita abarozi atari uko twaroze ahubwo ari igikundiro rifeva Imana yaduhaye. Iyi feva yananira abantu kuyikontora no kuyimanaginga bagatangira kumva ko ari izindi mbaraga zikoreshwa. Ariko mu by'ukuri n'ujya ugafata Apostle Minyoni ugafata Dr. Gitwaza Apotre ukamuhindura umurozi kubera feva afite utazapfa ubonye. Niba ubonye ngewe wapfuye kandi ndiho ndimo kuvuga hitureba na bya binyuma bindi bivugwa ku bakozi b'Imana ndetse no ku bandi bantu bazi. None se ubu nyakwa perezida w'igihugu cyacu amaze kunyica kangahe inshuro amaze gupfa ntago zibarika ubw'abanzi yaraboze pe. Urumva hari igihe bashimushyira mu isanduku ati bamushyinguye ba perezida Museveni hano mu gihugu turimo n'ahandi hose ku isi sibyo abantu bazwi bakomeye bafite inyenyeri idasanzwe ku buzima bwabo bahora bishwe niko nabivuga. Yego ni isomo rero rikomeye abantu bakwiye gukuramo isomo ko bakwiye kwitondera kuko kwitondera ibyo babona kuri social media bivugwa ku bantu kubera ko niba umuntu akora ahimba ikinyoma akica umuntu akamushyira mu isanduku akajya mu ntuza agakora Adobe Audition agahindura amajwi akanagutera serum akavuga ati umwumva amajwi ya runaka ataka uburyo yapfuye ari gutaka ati umurambo we tubawusanza hana agakora agatinyuka akajya kuri YouTube akandika ngo live kurikira imbona nkubona umuhango wo gushyingura Timamu Jean Baptiste umuntu ari muzima
ibyo umuntu ukora ibyo ngibyo bikwereka ko nta kintu atakora, bikwereka ko nta kintu atavuga. Ariyo mpamvu bantu mukurikiye Iyobokamana TV n'Igihozo TV mujye mwumva byinshi ariko mushungure, kuko ibyinshi binyura kuri social media ni ibinyoma bisa, ni ukugira ducuruze, ni ukugira dutwike, ni ukugira ngo tubone views, ni ukugira ngo tugire. Ariyo mpamvu usanga abantu bandikwaho ibyo bintu cyangwa bavugwaho ibyo bintu ni abasitari, ni abantu bazwi, ni abakozi b'Imana, ni abantu bafite influence iri butume iyo nkuru yo kumuvuga nabi ikurikirwa n'abantu benshi. Iryo ni isomo rero riba rikwiye gusigambura mu bantu muri public. Inkuru nk'iyi ntigende buheriheri gusa idatanze isomo. Nkunganiye ku bantu bakurikiye Iyobokamana TV ndetse n'Igihozo TV, aba bantu bose tuvuye kuri njyewe bavugwa baba bafite abanzi. Nta na rimwe hakorwa inkuru ifite inyungu ya views zonyine. Ibi byo nkubwira ni ukuri, kuko nunareba aya mazina y'abantu bakomeye yicwa. Uziko hari n'umugabo cyagiye waje kundeba, twahuye avuga ati twebwe twari batanu batwishe turi batanu. Ntekereza ko batwiciye umunsi umwe, ubwo niko nabyica. Batwishe ku munsi we ko ni batwishe byo gupfa, ariko kuri social media batwiciye umunsi umwe n'abo bantu hise umwibuka. Umugabo twari turi kumwe ati reba, ati ntureba, ati bavuze ko napfuye umurambo uhishe kugira ngo habanze abibi nibi tutavugiye kuri kamera. So rero mu magambo make, nubwo harimo impamvu z'inyungu za views, ariko inyuma y'ibyo bintu hari ababanga. Ntago amagambo avugwa kuri aba bashumba turi kuvuga ari uko badafite ababanga inyuma, nubwo bafite n'ababakunda benshi, ariko inyuma haba ari ababanga urunuka bumva namuciro rwaho yamwica. Ari niyo mpamvu bashobora kutwica turiho. Rero nubwo wenda bafite ibindi bintu binini cyane bamanaginga cyangwa bahendinze bishobora gutuma bagira abanzi, ariko ubu nanjye byatumye ahubwo mbona yuko hari ikinyihishemo. Kandi ibyo nkubwira ni ukuri, nta muntu wicwa hatari impamvu ebyiri. Imwe wari uyivuze igendere ko babona ko iyo platform yacuruza. Ikindi cya kabiri nabo banzi baba bari hirya yo kurenga kukwanga, bakumva wava ku isi. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Bamwe barabaza bati kuki Impamvu Jean Baptiste yatinze kuza gusobanura ko ariho ngo yigaragaze akura abantu mu rungabangabo, atakaba yaratinze kubikora. Ni ukubera iki? Nabyo barabivugaga. Usibye impamvu yo kubanza kugenzura ushaka amakuru y'abakwica kugira ngo umenye abo ugomba gusubiza n'abo udasubiza, ariko mujye mumenya ko ibi biganiro dukora ntago ari ibiganiro bibaho gutyo uko mubitekereza. Hari abantu benshi bibeshya yuko umuntu abyuka akicara kuri kamera. Kwicara kuri kamera ngo umuntu avuge birategurwa. Hano kuri kamera hari abahungu mutari kureba, bari kwigenzura buhanga ry'amajwi ndetse n'amashusho. Urabyumva neza? Hari ibikoresho, reka nsoze. Ushinzwe imyambarire, ushinzwe oya wikabye. Data reka mbabwire, umutetsi hari icya mbere reka ntunganire Joel, ariko warakabije mbabwiza ukuri. Ntabwo akabije, barahari. Niba hari ikintu kivunanye kiriho ni video muzanabona, ni video. Abantu se barabyembera. Iyo ugiye imbere ya kamera ushonje, umuntu ukureba imbere ye kuri kamera aribona ko batuye umuntu arapfuye. Iyo ugiye utakarabye umuntu arabibona. Iyo ugiye ufite mindset yawe itameze neza umuntu abibona ko wacanganye iki. Ibi bintu birategurwa guhera mu mutwe bikava muri wowe bikajya no mu bandi, bigasaba abantu barenze 3, 4, 5 kugira ngo ikiganiro gisohoke. Nibyo. Ubu nyuma yaba hari undi ubyeditinga. Iyo niyo mpamvu ikomeye ntahise njya kuri kamera. Ntago waba ufite stress z'abakwica uriho ngo ugirize ubuzima usanganywe, uhita ujya muri zako kamera ko kanyu uhita ubikora. Ugere nizo gusara ahubwo. N'abakujyanye mu basazi, n'abagutobaguriye mu ishyamba, nuko n'abatoraguye umurambo, n'abari gukora za live, ntago wahita ukora ikiganiro no kuri kw'Imana. Ushaka no kuvuga ibitavugwa. Rero bavandimwe, mwibeshya ko cyangwa mwagushijwe nuko twatinze kuvuga ukuri, byasabye protocol ikwiye kugira ngo tuze tunasa neza. Erega umuntu ashaka kuvuga ko wapfuye waza unasa nabi, nabwo kwitwa umurambo. Turazutse. Hoye bavuze se kuri umurambo ati nubwo atapfuye ariko dora arasa n'umurambo. Usiko ntariko abantu banariza.
ino kamera twicaraho ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubu hari umuntu uri kundeba akambona akaba ati wawu, nubwo bari bamwishe arasa neza. Hari n'undi uri kugendera muri bya bitekerezo yamaze gushyira muri we, sha nubwo atapfuye ariko arasa n'uwapfuye. Yesu Kristo, ibi bintu ntabwo bizoroha, birakaze pe, birakaze. Ngira ngo rero ni ibintu byumvikana nk'uko nyine Timama yarimo abisobanura, abati gukora ikiganiro ntabwo ari ibintu biba byoroshye, bisaba protokole, bisaba kubitegura, bisaba no kuza imbere y'abantu ufite ibyo kuvuga, bigasaba gutegura equipe tekinike yose kugira ngo bigende neza nyine, kandi bibe ari ibintu koko biza bisubiza ibyo abantu bagendaga bibaza mu buryo butandukanye. Timamu rero aracyari harahumeka, ameze neza, iminsi bamubariye kumara ku isi yarayirengeje. Abavuga nibarekera aho ngaho, aracyari muzima kandi ntaragera hacecekerwa, ntaragera n'ahatanywa cyangwa gupfa hazapfa, ariko ntabwo ari ntarapfa. Nanjye ngo si kera cyangwa si vuba, ntabwo mbizi, ariko mbona atari kera. Gupfa uzapfa, urabizi kera reka kera n'imyaka myinshi, uzi ko cyara ashobora kuba imyaka 100. Ubu niyo uvuze kera buvuze ibintu byinshi. Hari umuntu umwe yaranyandikira arambwira ati kandi ubu ntiwagira ubwenge ngo buretse kubaho. Ntise kubera iki? Ampa urugero, hari abantu benshi bajya babeshya, nari ngiye kuvuga ngo babikoze. Hari abantu benshi bagiye bakoresha ino trick yo gupfa bakazuka, bafite izindi projet bagambiriye. Yero yari yabirebye byambwira ati Tima, wakwihanganya ukabura nk'amezi 2, kandi ntuzahakane ko utapfuye, ukaza uvuga ko uzutse, uzaze nk'uvuye ikuzimu cyangwa nk'uvuye mu ijuru. Ati nukuri ko Imana zigarura imitima y'abantu benshi. Nk'uvuye ikuzimu ubuse wava he? Nyine yari arimo ambwira ati waturuka ikuzimu, waturuka mu ijuru, niwihangana ya mezi 2 agashira, kandi uzaze wemeza yuko wari warapfuye ariko wongeye kuza ukabaho. Ubwo byakungura iki ibyo ngibyo? Ampaye inka, ariko nta kuva ikuzimu wenda wava mu ijuru. Mwese nta buhamya uzi bwagiye butangwa bw'abantu batuye cyangwa ko bavuye ikuzimu batarigeze barenga na karitsiye babamo. Nje none hari umuntu wigeze amamagara, ndari mu kiganiro ndabyibuka kuri Baoba Hotel Nyamirambo ahantu nakoreraga ibiganiro. Arampamagara ati Joel bitatu, ni Joel uyoboka Mana? Ati niwe. Uri hehe se? Ndavana ndi mu kazi, ndi mu biganiro. Ni none se wandajya ahantu uri gukorera? Ati nkigera mu isi tugahita dukorana. Tukigera mu isi suvuye, ati uri hese? Ati mvuye ikuzimu none hampingutse kwa Rando. None se ati niho ukiza se? Ati gutya ninashaka ko nk'ubuhamya nta bandi bantu bo mu isi turabonana. None abantu twari kubwe ndaseka, ndavana ni mu nyumviro no muntu, ngira ngo ari burage. Hari umumama arambwi tutarasoza inkuru y'uwo muntu. Hari umubyeyi umwe tutaza kuvuga amazina kubera ko ashobora kuba yatumye hari abakizwa simbizi n'abarakira agakiza kukuri, kuko akenshi gukirizwa ku kinyoma nabyo birashoboka kugira ngo Imana ibonere igitambo, ariko hari nabo byakijije bino binyoma, sibyo? None se niba umuntu akubeshya akakwereka ko yagiye ikuzimu akabonana na Satani akavayo, yageze aho bakorera ibiniba amavuta ya naya bisiga arayo bavana ikuzimu, ariho inganda ziba izari ziri ku isi akazimurira ikuzimu, urumva mayindi aba yakoresheje. Akatubwira ahubwo ryanyura nimugoroba nganyura kwigi, ngo rikamanuka ngo mu nyanja nye cyangwa mu Kivu, rikamanuka n'ikuzimu ngo ba. Impamvu tutavuze aya mazina, umfasha, uzi ibiterane binini byagiye bitegurwa, bikategurwa n'abapastori bize bafite ubwenge, bakabitegurira abo bayoboye, abantu bakaza ari 1000 kubumvisha ikinyoma. N'ubu ngiye hari uwo tuziranye wabihimbye abati nanjye inkuru ndabona yaryo, abagiye kuri radio ntavuze izina niho tutayisenyera ubuhamya kuko yo nta kosa ifite, agiye atangira gutambutsa igihano ngo avuye ikuzimu. Mwese ubwo uragira ngo iyo amugani nanjye mba n'umutekinisiye nkemera ko napfuye, nkanavuga ko mvuye ikuzimu cyangwa wenda mu ijuru, ujyose ri gutangira kubona baba bati noneho njye mfite n'imenyetso imbuga nkoranyambaga zarabivuze. Urumva Joe, bari gutangira bati wa muntu waririmbye noneho yageze haranapfa arongera abaho. Indirimbo nshya, izi ndirimbo nzikuye mu ijuru. Urumva nuko umusore arampamagara ati uri hehe?
ati ngihinguka mu isi mu kanya gatangira kumwe ati noneho tireka nzege gushaka amafaranga y'inaha tikanje kuvunjisha tinose ayo ufite ati nayikuzimu tinose ari ahantu bavunjira amafaranga y'ikuzimu ati harahari nuko ntawe uzi hano kwa Rando hari umuvunja w'ivunja amafaranga y'ikuzimu akaguha amanyarwanda none twese ko turaho tugira amatsiko ati uwo muntu watse tukamureba koko erega arashoshe karaza man hanyuma aje nyira bati tera kamera ngo ubuhamya arambeshya ikiganiro nagisohora abantu baranseka ngikuraho urumva rero wari wagisohoye nari nagisohoye icyo gihe ariko yaguhaye amafaranga ambwira amafaranga avuye kuzimu sanari kuyafata ambwira ibintu shambishye ati ngubu ati nsivuye ikuzimu ati Yesu yaramfashe ngajyana ikuzimu ngo mitambona ngo ikintu kiryamye ngo mukavure ngo ndabaza ngo Yesu ngo kirari igiki ngo arambwira ngo ni urupfu arambwira ati Yesu rero urabizi ko nkubagana ati nyemerera nterura urupfu ngubuvuye ikuzimu nteruye urupfu nukuri kwihara aratubeshya ibintu bisa n'ukuri turabyemera abajama bamwe barahamuka ati Yesu Kristo turapfuye turashize ng'ikintu ngo cyambabaje ngo ni umukozi w'Imana ngo nkunda hano ngo twakubitaniyeyo ngo mbana ngo bari kumukaranga ngo kubyano abantu baratubeshye so rero niho twari duhereye hari umuntu bakwica gutya akagitagira amahirwe yo kubona ahahera kugira ngo trending cyangwa se anakore ariko ayobya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi aba bantu banariho bakoresha ibinyoma bitandukanye bayobya abantu ariko kandi icyo twari tugendere kuvuga ntago ari icyo ngicyo abo kuyoboka Mana TV ndetse n'Iryozo TV ahubwo twagira ngo tubabwire yuko abantu bashaka kukwica uriho kandi ko kuriho hari namwe mutagira amahirwe yo kuba muzwi ngo babice bijye ku mbuga nkoranyambaga ariko mwarishwe muri quartier mutuyemo uri kubyumva ariko no kwica umuntu ntago ari ukumwica gutyo gusa ntago ari ugukoresha imbunda cyangwa se imipanga no kukwica umuntu akagushyingura nuko kwica cyane ahubwo ubundi nk'inzego zibishinzwe zagagunya kujya zikurikirana abantu batwica turiho kuko naryo ni ihohoterwa ariko buriya iyo umuntu wamubitse gutya ngo yapfuye bakabivuga gutya nubwo atabapfuye ariko iminsi yindi ikurikiyeho bayita iminsi y'inyongezo rero ndakugira inama yo gukoresha inyongezo neza ubu uri mu nyongezo se mpawe nande ni Imana wari ureka wari kuba warapfuye nese Imana niyo yabitangaje hoye n'abana bayo ubwo wijyanye mu bintu bikomeye uwo bitangaje n'umwana wayo nose no Satani nese Satani niwe se w'ibinyoma se rero se wo bitangaje ni Satani ni sosa mukorera so Satani ko ari byo ko bakorera se Satani kuba karikizwa se wabanyira ibinyoma na mama wabo ni Satani ahantu hose uri niba uvuga ikinyoma kandi rwose mujye mubabarira niba muri abana b'Imana mubabarire niho bakomoka kwa se Satani na babo ni ba Satani none se ugwarenza w'iki ngira rero ngo ni ibintu byumvikana cyane icyo twari turi kubabwira cyangwa tuje kubabwira no kubabwira yuko Timamu Jean Baptiste akiriho kandi agihumeka umwuka bazima ibyo kuvuga ngo yarapfuye rwose ntabyo ahubwo mu gihe kuzajya mubona ibiganiro byinshi bitandukanye kwa kundi yabamenyereje kubaha ibiganiro byose birimo bigenda bigaruka kugira ngo ibintu byose bigende neza n'ikindi kintu nakwisabira abantu Joel niba hari umuntu wumvaga koko ababajwe nuko napfuye aze kunyandikira cyangwa unanamvugisha rego hari n'abantu batari kwemera yuko turiho iterambere rigeze kure cyane ku kigero umuntu mushaka kuba mwicaranye muganira gutyo ubu ntihabona muri comment umuza kuvuga ati ntago ari we niba nari we si muzima ntago yabura we muntu rero wumva atari byo nyine ubwo nta kindi twakora ariko nanone kandi kuba dukunda n'abadusapotinga mu buryo bwose kuko burya support ya mbere no kunyegereza umutima nigeze kuganira rimwe n'umugabo umwe ampa inama imwe arambwira tubukire bukomeye n'abantu ntago ari ibintu
yari umugabo mukuru nduta, turaganira amenya ubuzima nanyuzemo, arambwira ati niba ushaka kubaho neza, niba ushaka ibisubizo byari byo byose bibaho, nuko uzaba ufite abantu. Ni nayo mpamvu ubona social media iyo Satani ashaka kukurwanya no kugusubiza inyuma cyane, atangira kukwambura abantu. Ibi mvuga nawe birakureba Joey. Yego birakureba, kuko Iyobokamana TV urwego iriho cyangwa yari igezeho, iyo utaza kugira abakurwanya bakwambura abantu, ntabwo ari kuba uri hafi hano, nta nubwo ari kuba wicaye Kampala. Rero umuntu dukunda bitwereke ko dukunda nubwo ntacyo wama, bindutira kuba wakimutankunda. Nubundi baravuga ngo Imana iguha ubuntu bw'Imana bukaguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura umuntu. Niyo formule y'ubu buzima. Ngira ngo turi kugera tusingira umusozo w'iki kiganiro kugira ngo abantu baze kugikurikira neza kandi bibabere imbarutso yo kugira ngo bajye bakurikira n'ibindi biganiro tubahishiye inyuma, bizaba bikomeye, bizaba birimo inyigisho ndetse n'amakuru atandukanye. Reka rero mfata uyu mwanya nshimira abantu badukurikiye, Imana ibahereza umugisha, ibe mu byanyu neza kandi ikomeze ibagwirize imigisha yayo, nk'uko ijambo ryayo mu gutegeka kwa 2:28 havuga ngo umuntu nagira umwete wo kumvira Uwiteka akitondera amategeko ye, azaba umunyamugisha mu majya no mu maza, azaba umunyamugisha mu byo azagerageza gukora byose. Abanzi biwe bazamutera banyuze mu nzira imwe, maze batatanire mu nzira ndwi. Reka nshimire rero Timamu Jean Baptiste wampaye uyu mwanya maze tukaganira nawe, hari icyo avuga arasezera. Ubundi nimero ze za telefone ngizo zanditse ku kiganiro aho ngaho ku Iyobokamana TV ndetse no ku Gihozo TV zirahari, nizakoresha no kuri WhatsApp, uretse yuko yaza no kuzitanga kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka nanjye nze gusoza nshimira abatureba, kuko nizo mbaraga zacu, ababana natwe ku Iyobokamana TV ndetse no ku Gihozo TV, cyane cyane abasangiza ibiganiro byacu, abandi abakora comment ndetse na like, n'abagerageza gukora sabone mu gihe banyuzwe n'ibyo tuganira, kugira ngo turusheho kugenda tugira imbaraga zo gukora. Iyo ukoze views imwe yawe yonyine, iyo niyo nkunga ya mbere ikomeye. Kandi nanone sabone wakora utazakomeza kutureba, buriya niyo mpamvu akenshi kuyisaba sibyo byiza, ahubwo uyigukorera utayimusabye niyo w'agaciro. Kuko niyo mpamvu usanga Iyobokamana TV ifite abasabi ibihumbi hafi 300, ari ugasanga ikiganiro cyarebwe n'abantu ibihumbi bingahe. Nuko arabakoze sabone barigendera. Rero turagusaba kujya ubana natwe umunsi ku wundi, kandi turagushimiye tubivanye ku mutima. Imana ibaha umugisha.